kenshi cyane kandi kenshi mu bikorwa uzabonamo perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, iruhande rwe uzahabona umufasha we Jeannette Kagame, ndetse akenshi uzababona batambuka ari bonyine bakanyuzamo bagaseka, ndetse n'amafoto yabo y'agatangaza benshi muri twe tuyagenera muri telefone zacu. N'ubu mbivuga wasanga uri kubitekereza cyangwa uri kuyireba. Ku rubyiruko rutarashaka n'inzozi kuri bo kuzagira umuryango nk'uwabo, ndetse yewe n'abubatse bawufashe nk'icyitegererezo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ndetse yewe abenshi mu banyarwanda uzasanga babita amazina atandukanye, by'umwihariko ko aba ari ababyeyi. Kandi bitari rimwe inshuro nyinshi uzasanga abanyarwanda bavuga ngo Paul Kagame n'umufasha we baraberanye. Abanyarwanda barabakunda si ibanga. Ariko nanone nubwo babakunda si benshi cyane bazi uburyo uyu muryango wakoreye byinshi abanyarwanda wahuye. Ndetse iyi ngingo niyo ngiye kugarukamo cyane by'umwihariko muri iki kiganiro nabateguriye, igaruka ku nkuru y'urukundo rwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame n'umufasha we Jeannette Kagame. N'ubundi muri iki kiganiro ndifashisha ibitabo byanditswe kuri perezida Paul Kagame. Harimo icyitwa Thousand Heroes Rwanda's Rebirth and Man Who Dreamed It. Ni igitabo cyanditswe na Stephen Kayinza, ndetse n'ikindi cyitwa Kagame Conversation with the President of Rwanda. Iki cyo cyanditswe na Francois Souda. Mu mwaka w'1948 Paul Kagame yaramaze kuzuza imyaka 30 y'amavuko, kandi hafi imyaka 9 yari ayimaze mu nshinga w'agatangaza wo kubohora u Rwanda. Byasaga n'ahatanitekerezagaho, ariko uko byagenda kose igihe kirakwibutsa. Nawe yageze aho rero abona ko atari ngombwa kuba hatafite umufasha, abona neza ko yari akeneye gushinga umuryango akagira abana bamukomokaho nk'uko abo mu rungano rwe bari bamaze kubikora. Ubwo nyine kuva icyo gihe mu mushinga wo kubohora u Rwanda yaje kongeraho n'umushinga w'akataraboneka, uyu wagombaga gukorwa vuba byihuse kuko yagombaga gushaka umufasha bagomba kubana nk'uko byari mu muco w'abanyarwanda muri ibyo bihe. Paul Kagame yatangiye gushakisha umufasha wari umubereye, maze yifashisha abantu ba hafi bo mu muryango we bagombaga kumurangira umukobwa umubereye wazamubera umubyeyi w'abana be. Umwe mu bantu bari bafitanye isano na Kagame rya hafi cyane yari umugore, kuko mu gitabo cya Stephen Kayinza yamwise Shi, bivuga igitsina gore. Yabwiye Kagame ko hari umwana w'umukobwa w'uburanga bw'agatangaza w'umunyarwandakazi, nawe yari yaravukiye mu gihugu cy'u Burundi aho ababyeyi be bari barahungiye. Uyu mukobwa yari yarize kandi yari akiri mutoya rwose. Uyu muntu wabwiraga Paul Kagame yamubwiraga ko umwana w'umukobwa yaba umufasha mwiza kuri we. Uyu baganiragaho nta wundi ni Jeannette Kagame. Paul Kagame yatangiye gushakisha amakuru yose kuri uyu mukobwa. Murabyibuka ko yari n'umwe mu bayobozi bakuru b'inzego z'iperereza mu gihugu cya Uganda. Rero gushakisha amakuru y'umuntu wese yari kuba yifuza ntabwo byari kumugora. Kuri we byari nk'ubufindo, byari byoroshye cyane. Abahungu be b'abatasi mu makuru bamuhaye nuko bamubwiye ko Jeannette Kagame asigaye aba mu gihugu cya Kenya, aho yari yarabonye akazi muri icyo gihugu. Mu buryo bwihuse Paul Kagame yahise afata umwanzuro wo kujya kumureba mu gihugu cya Kenya. Ariko kujyayo ntabwo byari bisanzwe nk'uko buri musore wese yajya kureba umukobwa bashobora kubana. Kuri Kagame gukora ibi byari ukwitonda ndetse no kwigengesera kudasanzwe cyane, kuko yari umuyobozi w'inzego z'iperereza mu gihugu cya Uganda. Rero iyo ubutegetsi bwa Kenya buza kumenya ko umuyobozi w'iperereza mu gihugu cya Uganda ari mu gihugu cyabo kandi butabizi, cyari kuba ari ikibazo gikomeye cyane cya politike, kuko muri ibyo bihe ntawe ari kwiyumvisha ko umutasi ukomeye cyane nk'uwo nguwo yari kuba ari muri Kenya yaje kwirebera umukobwa yifuza ko bazarushingana. Ntibyari gushoboka kandi muri icyo gihe umubano wa Kenya na Uganda butari byifashe neza. Ariko nanone kujya muri Kenya Paul Kagame nk'umuntu ku giti cye yagombaga kubikora, kuko byari ingenzi kuri we no mu buzima bwe bw'ahazaza. Ku rundi ruhande Jeannette Kagame nawe wari waravutse mu mwaka w'1992 ntabwo yari ubonetse wese, kuko uretse kuba se umubyara yari umusushefu mu Rwanda rwo hambere mbere yo guhunga, yari yarabaye cyane igihe kirekire mu matsinda y'abanyarwanda, yari yarize ibintu bijyanye no kuririmba ndetse no kubyina bijyanye n'umuco w'abanyarwanda. Kandi kimwe n'abandi bose bo mu rungano rwe bo muri Afurika yose, Jeannette Kagame nawe yari umwe mu bashyigikiye amatwara ndetse no kwishyira ukizana kwa muntu, byigishijwe igihe kirekire na Che Guevara ndetse na Martin Luther King Jr. Ndetse imyaka 2 mbere y'uko ahura na Paul Kagame ku nshuro ya mbere yari yaraje mu Rwanda, aho yari ari kumwe n'abantu bo mu muryango we. Ariko yari yarahavuye yarahiye kutazongera kuhagaruka bitewe n'itotezwa n'ivangura ryari rihari by'umwihariko ku Batutsi. Ariko igitekerezo atarafite amakuru na makeya nuko umusore wari ugiye kumureba yari umwe mu b'imbere cyane mu bagomba kubohora u Rwanda, kandi akaba yarageze ku mushinga wo kuzahagarika ibyo byose. Kandi bishingiye no kuri iyi ngingo nanone Paul Kagame yarazwi hose mu mpunzi z'abanyarwanda, yari icyamamare bitavugwa. Kagame rero bose bari bazi kuva ku muto kugera ku mukuru niwe waruje kureba Jeannette. Paul Kagame byihuse yahise ajya mu gihugu cya Kenya. Amaze kugera mu murwa mukuru wa Kenya Nairobi, yari afite umwe mu nshuti ze wari uzi neza Jeannette. Uyu rero niwe wari ufite serivisi y'agatangaza yo kumugeza ku wo yashakaga, kandi uwo muntu yari agiye kuzamubera urukundo rw'ubuzima bwose mu bihe byari bigiye kuzakurikiraho. Paul Kagame ari kumwe n'inshuti ye bafashe umwanya bajya kureba Jeannette Kagame aho yakoreraga. Bahageze Paul Kagame n'uwo bari kumwe bavuga ko bahaciye bisanzwe bajya kumuramutsa, bari barimo bihitira bisanzwe. Iyo yari impamvu y'urwitwazo, kuko impamvu nyamukuru Paul Kagame mu by'ukuri yaraje aho ngaho. Iyo mpamvu yari ukwirebera umukobwa w'uburanga buhebuje kandi bw'akataraboneka bari baramubwiye. Ndetse niyo nshuro ya mbere Paul Kagame na Jeannette Kagame bari bahuye barebana amaso ku yandi. Bombi nta wari uzi ko mu myaka 10 iri imbere umwe yari kuzaba perezida wa Repubulika undi akaba first lady iruhande rw'aho ngaho.
Stephen Kayenza mu gitabo cye yise Rwandan Thousand Heroes Birth and Man Who Dreamed It, muri chapitre yagarutse ku nkuru ya Perezida Kagame n'umufasha we Jeannette Kagame. Kuri Jeannette Kagame ntabwo byari ibintu bisanzwe kuko nk'uko nabibabwiye, Paul Kagame hose mu mpunzi yarazwi nko mu bantu bari mu bambere bari bazwiho kuzacyura abanyarwanda bari baraheze ishyanga, yari umusitari bidasanzwe. Rero kuri Jeannette ibi byo byari byihariye bidasanzwe. Jeannette Kagame mu rugero rudasanzwe yasabye Paul Kagame n'inshuti ye ko bajyana mu rugo bagasangira amafunguro kuko baza kumureba hari mu masaha ya saa sita. Murumva rero ku gihe cyo gufata ifunguro rya saa sita cyari cyegereje, ariko Paul Kagame yarabyanze avuga ko rwose ari kwihuta, ariko ngo kuri Kagame rwari urwitwazo. Jeannette Kagame yakomeje gusaba kandi akomeje ko bajyana, amubwira ko niba adashaka gufata ifunguro noneho yamwemerera akamuha amata. Paul Kagame yageze ahava ku izima yemera kunywa amata. Stephen Kayenza kuri iyi ngingo yaranditse ati iyi ni imwe muri couple y'abanyarwanda yatangiriye urukundo rwabo ku kirahure cy'amata, ndetse chapitre yanditsemo inkuru y'urukundo rw'aba bombi yayise ikirahure cy'amata, The Glass of Milk. Paul Kagame kuva icyo gihe ndetse n'imyaka yakurikiyeho yakomeje kwemeza ko Jeannette nta gitekerezo yari afite cy'impamvu Paul Kagame yari yaje aho ngaho, ariko nk'uko byanditswe na Stephen Kayenza ngo mu by'ukuri hari wari wariyakara Jeannette amubwira ko ariwe mpamvu iruta izindi Paul Kagame yari yagiye muri Kenya. Rero Paul Kagame wari ufite impungenge nyinshi z'akazi yakoraga, amaze kubona Jeannette Kagame yahise yihuta asubira muri Uganda. Nyuma rero aba bombi bakomeje ibiganiro byabo kuri telefone ndetse n'umubano wabo utangira ubwo. Mu biganiro byabo nibwo Paul Kagame yaje kubwira Jeannette Kagame ko kugaruka muri Kenya byari ikibazo gikomeye kubw'impamvu z'umutekano wabo, noneho amusaba ko mu buryo bworoshye Jeannette Kagame ari we wazaza muri Uganda, undi nawe arabyemereza muri Uganda. Icyo gihe rero nibwo hagati yabo bombi ikibatsi cy'urukundo cyagurumanye ku buryo bugaragara, noneho ibintu babigeza ku yindi ntera yo kwemeranya kubana ubuzima bwabo bwose, maze babimenyesha inshuti n'imiryango ndetse n'abandi bavandimwe babo, bituma bategura ubukwe bw'agatangaza bwabaye tariki ya 10 y'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'1949. Muri iki gihe bombi babana babashije kubyara abana 4 barimo imfura yabo yitwa Ivan Kagame, umukobwa umukurikira yitwa Ingabire Ange Kagame, umuhungu ukurikiraho yitwa Ian Kagame, ndetse n'umuhererezi wabo yitwa Brian Kagame. Urukundo rw'aba bombi ni imwe mu nkuru z'agatangaza zaranze ubuzima bwa Paul Kagame, kandi aba bombi mu rugendo rwa Paul Kagame rwo kubohora u Rwanda, umufasha we yamubaye iruhande rw'igihe cyose nk'umujyanama mukuru kurusha abandi, ndetse kandi Jeannette Kagame nawe yaciye muri byinshi mu buryo budasubirwaho mu kubohora u Rwanda, kuko yubatse imiryango myinshi idaharanira inyungu kandi yunganira abanyarwanda mu iterambere ryabo. Aha nkibivuga nawe ushobora kuba uhise utekereza umuryango yashinze wa Imbuto Foundation kandi akaba nawubereye umuyobozi, n'uruhare rw'agatangaza wagize mu bikorwa bitandukanye birimo guhangana n'ingaruka za jenoside yakorewe abatutsi, kurwanya virusi itera sida, guteza imbere uburinganire hagati y'abagabo n'abagore, n'ibindi byinshi ntarondora muri iki kiganiro ngo mbirangize. Ndetse kandi Jeannette Kagame yashinze umuryango wa Unity Club Intwararumuri, ni umuryango ubarizwamo abari n'abahoze muri guverinoma y'u Rwanda ndetse n'abafasha babuzwi cyane muri gahunda zitandukanye zo guteza imbere u Rwanda, by'umwihariko gahunda ya Ndi Umunyarwanda no gusigasira ubumwe bw'abanyarwanda. Ndetse kandi vuba aha ngaha murabyibuka ko uyu muryango wizihije isabukuru y'imyaka 25 maze ushinzwe. Ibi byose aba bombi bagezeho wongeyeho kubera ikigero n'icyitegereza abanyarwanda b'ingeri zose kuva ku bato kugera ku bakuru, byose byatangiranye n'iyi nkuru ngarutseho kandi yihariye muri iki kiganiro. Uku niko Paul Kagame na Jeannette Kagame bahuye biyemeza gukomezanya urugendo rw'ubuzima bwabo kugeza kuri aka kanya tuvugana. Umushinga wo gushinga urugo urangiye, Paul Kagame noneho mu buryo bwihariye yongeye kwerekeza amaso ye mu mushinga wo kubohora u Rwanda no gucyura abanyarwanda bari baraheze ishyanga. Ariko noneho muri iyi myaka y'1949 nk'uko twabibonye mu biganiro bitandukanye, abanyarwanda bari babaye muri Uganda bari bafite ibibazo byinshi, kuko icyo gihe Perezida Museveni wa Uganda yari ku gitutu cyinshi cy'abagande bamushinjaga gutonesha abanyarwanda, ndetse batangira no kumushinja ko nawe yari umunyarwanda bigatuma atonesha abanyarwanda. Ibi rero byamushyize ku gitutu atangira gukura abanyarwanda bari mu myanya ikomeye, ndetse ahera kuri Fred Gisa Rwigema. Iki cyari ikimenyetso cy'uko Fred Gisa Rwigema na Paul Kagame ibyo bari baravunikiye kuva mu mwaka w'1979 bishobora kuba byari bigiye gusenyuka. Akimara gukora ubukwe, Perezida Paul Kagame nk'uko yari umuyobozi w'inzego z'iperereza yatangiye kumva amakuru y'uko Museveni yari agiye gusenya icyari cyo cyose cyari inzozi zabo zo kubohora u Rwanda. Muri icyo gihe hari raporo zavuga ko Museveni agiye gutandukanya Fred Gisa Rwigema na Paul Kagame, bose akabohereza kwiga. Izi raporo zavuga ko Paul Kagame agiye koherezwa muri Nigeria kwiga amasomo ya gisirikare, naho inshuti ye Fred Gisa Rwigema nawe akoherezwa muri Amerika kwiga amasomo ya gisirikare. Ibi mu buryo bwumvikana neza bya nyabyo projet yo kubohora u Rwanda yari igiye kubirangiye. Aba bombi bakimara kumenya aya makuru bahise bahurira mu nzu ya Paul
Kagame muri Uganda mu rugo rwari rukiri rushya kuko rwose ubukwe bwari bumaze igihe gito bubaye. Paul Kagame na Rwigema baganiriye kuri iyi ngingo. Kagame yabwiye Rwigema ati ugiye kujya mu masomo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, njyewe ngiye kujya muri Nigeria, ndetse umwe cyangwa babiri mu baofisiye bandi bagiye koherezwa mu gihugu cy'Uburusiya. Ibi ntabwo ari impanuka ibayeho. Ibi rwose uko Paul Kagame yabivugaga bisa nkaho bitari impanuka, ahubwo Museveni ibyo yarakoze yari abizi. Aba bombi bakomeje kuganira maze Paul Kagame yongera kubwira Rwigema ati Fred ntushobora kugenda, umugambi wacu ugomba gukomeza. Nk'umuyobozi wa RPF ntukwiye kubyemera. Impamvu Kagame yabwiraga ibi Rwigema ko ari uko bombi iyo bashobora kugenda rwose umushinga wo kubohora u Rwanda wari kuba urangiye. Ndetse Kagame yabonaga ko Fred Rwigema nk'umuyobozi wa RPF atarakwiye kugenda. Mu gihe bari bagishaka kugira icyo bakora kugira ngo bahagarike ibi ngibi byose, nibwo Paul Kagame yazanye igitekerezo gishya kuri iyi ngingo, aricyo cyo guha Museveni impamvu yo kutohereza Fred Rwigema muri aya masomo. Paul Kagame yahaye igitekerezo Fred Gisa Rwigema ati kuki utabwira Museveni kuko kubera ibyo waciyemo mu ntambara zitandukanye kuva muri Tanzania ndetse n'aha utabonye umwanya wo kwiyitaho ndetse no kwita ku muryango wawe. Rero ukwiye kubwira perezida ko kubera impamvu y'uko uri umunyarwanda ukwiye gutekereza ku hazaza hawe, ndetse ko wifuza kuva mu gisirikare ukagira ikiruhuko. Iki gitekerezo kwari kugira ngo barebe ko Museveni yagabanya umuvuduko wo kubohereza hanze bose. Bukeye Fred Gisa Rwigema yagiye kureba Museveni amuganiriza kuri iki gitekerezo bari bagiranye we na Paul Kagame. Perezida Museveni arabyanga neza aramutsembera, ariko undi nawe ntiyava ku izima. Ariko Museveni arakomeza aranga, ariko bigeze aho ngaho bigoranye. Perezida Museveni ahamagara Fred maze amubwira ko ahinduye ibitekerezo bye ko akwiye kuguma muri Uganda. Ariko nanone Fred Gisa Rwigema ubwo ataragiye muri Amerika yari akwiye kubona undi musimbura, kandi byihuse umusimbura we ntiyari kure cyane, yari ari hafi aho ngaho. Nawe uhise umwibwira. Umusimbura wa Fred Gisa Rwigema yagomba kuba Paul Kagame. Mu gitondo Perezida Museveni amaze kubwira Fred Gisa Rwigema ko nta kibazo agomba kuguma muri Uganda. Kuri uwo munsi nyine nibwo intumwa ya Perezida Museveni yagiye kureba Paul Kagame amubwira ko afite ubutumwa bwa perezida. Uyu musirikare yabwiye Paul Kagame ati ugomba kujya muri Amerika mu masomo yaragenewe Fred. Ibi byabaye ikimenyetso ntagereranywa ko kuva kuri Perezida Museveni kugeza ku bayobozi bakomeye ba Uganda babonaga ko abanyarwanda hari icyo bari guteganya, ndetse bamwe bari bafite amakuru atuzuye ndetse batari banafitiye gihamya, kuko batari biteguye kubona Paul Kagame ndetse na Fred Gisa Rwigema bagaruka kubohora u Rwanda, cyane ko abo bombi bafatwaga nk'umutima w'ibi byose bari kugumana. Bombi bagombaga kuva muri Uganda bitakunda umwe muri bakagenda. Ubwo rero kuva Fred Rwigema atarakigiye, Paul Kagame we nta yindi nteguza agombaga kugenda agasimbura Fred Gisa Rwigema. Paul Kagame yabibonaga neza kandi abyumva neza kurusha abandi bose. Yahise asubiza uyu musirikare wazanye ubutumwa ko ibyo Perezida Museveni yavuze byose abyemeye. Muri uwo mugoroba Perezida Kagame yahise afata imodoka yerekeza mu rugo kwa Fred Rwigema, aho yari agiye kuganira nawe byari bimaze kumubaho. Muri uwo mugoroba Perezida Kagame yabwiye Fred Rwigema ati niba utekereza ko nari kuvuga oya sinayivuze, ariko byashobokaga kuko byari guteza ibibazo byinshi umushinga wacu. Umushinga Paul Kagame yavugaga nta wundi utari ukubohora u Rwanda. Fred Rwigema nawe yemeranya na Paul Kagame, yaramubwiye ati iyo ushaka impamvu yo kutajyayo byari kuba igihamya cy'ibyo benshi bakeka, byari guteza ikibazo umuryango wacu n'abantu bacu. Aha bombi nyuma yo kurwana intambara y'ibitekerezo yo kureba uko bombi batava muri Uganda, bageze aho bemera ko rwose Paul Kagame agomba kugenda, ko ari byo nibura byari gutuma umushinga wo kubohora u Rwanda ukomeza kubaho. Rero kugira ngo bikomeze uko byateguwe, Paul Kagame yagombaga kugenda. Iki nacyo ni ikindi giciro cy'agatangaza Perezida Paul Kagame yatanze kugira ngo u Rwanda rubohorwe. Muri iryo joro nibwo yageze mu rugo abwira umufasha we ko ubuzima bwabo bari bagiye kubukomereza mu gice gitandukanye n'icyo bari barabayemo muri Uganda no mu Burundi. Paul Kagame yari yoherejwe mu masomo ya gisirikare mu ishuri rya Leta Zunze Ubumwe rya Amerika ryitwa US Army Commander and Staff College at Fort Leavenworth, ryari muri Leta ya Kansas. Muri iri shuri Paul Kagame yari agiye kwiga ibijyanye no kuyobora ingabo. Ni amasomo yagombaga kumara amezi 12 ubwo n'umwaka wose. Ndetse ahangaha Perezida Paul Kagame yari agiye kuhahurira n'abandi basirikare bakuru bari baturutse mu migabane yose y'isi, ndetse n'abandi baturuka mu bihugu bikomeye byarimo Ubufaransa n'Ububirigi. Muri iri shuri bigaga byinshi bigomba kuranga umuyobozi w'ingabo kandi agomba kuba azi, birimo byose kuva ku mayeri y'urugamba kugeza ku burenganzira bwa muntu. Ariko nubwo Paul Kagame yari mu birometero ibihumbi n'ibihumbi avuye aho yabanaga n'umufasha we Jeannette Kagame, umutima we wakomeje kuguma ku Rwanda ndetse no ku muryango we, kuko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umunsi ku munsi yavuganaga na Fred Rwigema. Iyi nayo ni ingingo witwa François Sude yabajije Perezida Paul Kagame. François Sude yabajije Kagame ati wavuganaga na Fred buri munsi kuri telefone? Ibyo byari bihenze, ntekereza ko ari we wahamagaraga. Perezida Kagame nawe yaramusubije ati yego nibyo niyo nzira yari yoroshye, twavuganaga buri munsi. Kuvugana kwa bombi buri munsi kandi byatumye bakomeza kuganira byimbitse
binarangira banemeje ko tariki ya mbere Ukwakira mu mwaka w'1990 bagomba gushyira mu bikorwa umushinga w'igihe kirekire bari bamaze igihe bategura cyo kubohora u Rwanda. Ndetse nk'uko twagiye tubibabwira mu biganiro bitandukanye byagiye bigaruka ku rugamba rwo kubohora u Rwanda, kuko ku ya mbere y'Ukwakira mu mwaka w'1990 Fred Rwigema yayoboye ingabo zari za RPA Inkotanyi batangiye urugamba rwo kubohora u Rwanda. Gusa ntiyaruyoboye igihe kirekire, kuko yahise yicwa hakiri kare cyane rwose, maze rero musangirangendo we Paul Kagame, inshuti ye magara, umuvandimwe we babanye igihe kirekire Paul Kagame, yahise agaruka ava muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika igitaraganya amasomo atayarangije, ahita afata inshingano zo kuyobora urugamba rwo kubohora u Rwanda. Uburyo Paul Kagame yaje kubohora u Rwanda niyo ngingo tuzagarukaho mu gice cyacu cy'iki kiganiro gikurikira. Reka nsubikire mbashimire mwese kuba mwabanye natwe muri iki kiganiro, kandi nagira ngo mbibutse ko mu gutegura iki kiganiro nifashishije ibitabo bibiri byanditswe ku buzima bwa Perezida Paul Kagame, birimo icyitwa Thousand Hills Rwanda's Rebirth and Man Who Dreamed It. Ni igitabo cyanditswe na Stephen Kayenza kigasohoka mu mwaka w'2008, ndetse n'ikindi gitabo cyitwa Kagame Conversation with the President of Rwanda. Iki cyo cyanditswe na François Soude gisohoka mu mwaka w'2015. Mbibutse ko mushobora gukora subscribe iyo bigushimishije, ukora share ukabisangiza abandi. Ushobora no gukanda kuri ako kazogera k'umutuku kugira ngo uzajye ubasha kubona